Gitwaza Anakreti umuyobozi w'urubyiruko rw'abakorerabushake nagize nosiyo cyangwa amarangamutima urubyiruko tugira urubyiruko rw'impano bafite impano zitandukanye z'ubuhanzi rimwe nawe bakagira ikibazo cy'uko nta kigo gihari mu karere ka Kirehe cyabafasha kumenyekanisha impano no kuzishakira uburyo zizamuka ariko ubu nabonye igisubizo abahanzi bari mu rubyiruko bayishiwe bose bashonje bayishiwe murakoze ndabatera courage cyangwa imbaraga murakoze youth volunteer ni ururimi rw'icyongereza ariko ubundi mu kinyarwanda cyumutse ni urubyiruko n'abakorerabushake n'urubyiruko rw'abakorerabushake biva ku isoko y'abatubanjirije barangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika aho twumva twakigana ingendo ye na bagenzi be bateye bagahaguruka ku bushake bwabo bagafata intego ngo tujye kubohora igihugu natwe rero twumva mu byo bakoze icyo dushobojwe nuko natwe twabigana ibindi bikorwa bijyanye n'iterambere ry'igihugu tukabikorera ubushake uko nabi by'ibanze barabidukoreye ni muri urwo rwego rero youth volunteer cyangwa ibikorwa rw'abakorerabushake twabayeho no mu karere ka Kirehe tugira umwihariko njya mu gutandukanye n'uw'abandi kandi tuwukura ku miterere y'akarere kacu akarere kacu ni akarere gahana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi ibihugu bibiri Burundi na Tanzania ibyacu rero umwihariko wacu ni uko ibyacu tubikora vuba kandi byihuse kuko ntitushaka kurangara umwihariko ni uko ibintu byacu tubikora mu buryo bwihuse kandi nta burangare burimo kubera yuko tuturiye ibyo bihugu imico iratandukanye imyifatire bisaba ko tutigana ingendo y'abandi cyane ko dushobora kwivomamo ibitari byiza bigatuma duhora turi maso ku nkike z'igihugu murakoze ni benshi urubyiruko rwacu rugenda ruhura n'izo mbogamizi ariko mu by'ukuri bamaze gusobanukirwa n'igisobanuro cy'ubukorerabushake iyo ufashe intambwe yo gukora ubushake uba wiyemeje ko n'ibyo uzahura nabyo uzabyihanganira hari mesaje ikomeye naho urubyiruko ruvuga gutyo mu by'ukuri na Bibiliya nayo ubwayo uyisomye neza kubayisoma irabivuga ntabwo ibikorwa buri gihe byose bigamije amafaranga ahubwo bya bikorwa by'ubukorerabushake bishobora kuba ariyo ntandaro cyangwa ariwo murongo uzakugeza ku bindi bikorwa bifite amafaranga nibabanze batanga umusanzu ku gihugu cyabo mbere yuko bagisaba serivisi ahubwo urubyiruko rw'abakorerabushake bo kubera gutangira amakuru ku gihe kandi vuba nabonetse bayabonera igihe kandi vuba bigatuma bamenya amakuru mbere y'abandi ariko iyo bagiye gutanga imirimo ya leta hari amategeko agenga kujya mu murimo wa leta hari ugusaba ukemererwa ugatanga ibizamini ugakora ikizamini niyo byaba ari ibizamini byombi icyo kwandika n'icyo kuvuga natwe nizo nzira abo bana cyangwa urubyiruko rubonamo akazi ntabwo babaha akazi ku buntu ngo ni uko ari abakorerabushake ahubwo ubwako bo bamenya amakuru mbere kandi vuba kuko batanga mbere kandi vuba niyo mpamvu bavuga gutyo abandi bakikanga bo bageze mu kazi uku kwezi turi mu kwezi kwari ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake ibikorwa byacu bisanzwe tubikora kuko n'uku kwezi kwatangiye ku itariki ya mbere tuzakora inshinga kuwa gatandatu mu karere kacu mu murenge wa Kigarama mu kagari ka Cyanya mu muganda tuzaba turimo gutera ibiti ariko ubundi ibikorwa bigamijwemo ni byinshi ni iby'ubukangurambaga tugira ibikorwa byinshi ku bukangurambaga mu kwirinda ibiyobyabwenge icuruzwa ry'abantu gerayo amahoro ihohoterwa rishingiye ku gitsina mituweli ejo heza n'isuku n'isukura n'izi ndwara z'ibyorezo ibyo ni mesaje tugenda dutanga n'ubukangurambaga dukora tuzabukora tuzana tuvuga ko noneho ku kwezi tuzarushaho hanyuma hazemo n'ibikorwa by'amaboko gukemura ibibazo bibangamiye abaturage abatagira ubwiherero ibikoni n'ibindi gusibura imihanda ibyo ni ibikorwa by'amaboko bizakorwa byunganira iby'ubukangurambaga navuze
icyo narutangariza ni uko twahisemo neza kandi ndanabashimira, ntaza kuva kuri mikoro ntabashimiye. Ndashima urubyiruko rwakora ubushake bw'akarere ka Kirehe ku myumvire imaze kuzamuka. Rero icyo nababwira ni uko twahisemo neza, bicika intege kuko nitwe bato, bivuze ngo igihugu cyiza nitwe tugifite imyaka yo kurambamo. Niba dushaka kuzakirambamo ari cyiza ni uko tugikorera, naho abari bakuru nyine bagenda, ibyo byiza bashobora kutazabibona. Ndababwira ngo kuraje kandi bashyiremo imbaraga, amatunda ye kombere niko umuswa yaravuga, ibyiza biri imbere. Murakoze. Uyu ni umwanya wo guhita noneho mbivuga ku mugaragaro. Iyi Peace Media ni ikigo navuga gikorera ibintu bijyanye n'itangazamakuru, social media mu zindi ndimi. Mu by'ukuri rero ndabatangariza ko twinjiye mu bufatanye n'iki kigo kizadufasha kumenyekanisha ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Kirehe, kandi ni ikigo nabonye gifite viziyo, gifite icyerekezo, aho kiri gufasha urubyiruko, kandi nanjye ndi umuyobozi w'urubyiruko. Niyo mpamvu nanjye nishimiye kwinjira muri iki gikorwa cy'ubufatanye, ndetse nkangurira urubyiruko rw'abakorerabushake gukomeza gukurikira imbuga zabo, ndetse n'abafite ibyo bihangano, izo mpano n'urubyiruko rw'abakorerabushake nibegere Peace Media, kuko irabagabanyiriza, hari n'abikorera ku buntu kugira ngo bazamure impano zabo. Twinjiye mu bufatanye ku mugaragaro. Iriya poroje irashimishije kuko irimo irakangura ubwonko bw'urubyiruko rwacu, irimo irakangura amaso y'urubyiruko rwacu. Barebaga hafi muri santimetero, ahubwo ngo amaso yagiye kure, kuko babibonye ko bifitemo impano nyinshi batari bazi kandi zabagirira akamaro. Ahubwo iyi poroje navuga ngo sinzi uwo twabisaba, ariko nk'umuyobozi w'igihugu w'abakorerabushake navuga ngo yakabaye ingarukamwaka, byaba na ngombwa abantu bakashyigikira, ariko iyi poroje igahoraho, byatuma urubyiruko rwacu rutarangara. Murabona ko muri iyi minsi bahugiye mu bihangano, ntawe ufite umwanya wo gutekereza ikiyobyabwenge, ntafite umwanya wo kurangara, bose bari ku murongo. Yahoraho rero iyi poroje. Icya mbere ni icyizere. Kuri iyi Peace Media irimo irubaka icyizere cy'abayobozi. Icyo ni icyizere gikomeye, kuko abana niba bagiye kubona ko za mpano zabo zitangiye gutanga umusaruro, zikagirira igihugu akamaro, kuko umwana n'umugore indirimbo ikajya icurangwa ku maradiyo akorera mu Rwanda, mu gihugu cyacu, urumva umusaruro uzaba utangiye kuboneka. Icyo cyizere cyonyine kirahagije. Icya kabiri, n'abana bizabagirira akamaro. Ntabwo umwana w'urubyiruko azi ngo kumva fizike, mate, icyongereza, ibyo birahindutse, ubona ko hari n'ibindi bishoboka kandi byagira akamaro. Abayobozi ni uko basaba gukomeza, kuko hari ibyo bakora. Ntekereza ko n'iyi Peace kuba ihari ni uko bayizi kandi bayishimye. N'ubundi nibakomeze badushakire no mu zindi talent zitajyanye n'ibya media gusa, badushakire abafatanyabikorwa, hanyuma tuvumbure n'izindi mpano, ku buryo buri mwana impano ye igira uyikurikirana kandi ikazamuka. Icyo ni kimwe. Kabiri, ku baturage ndagira ngo mvuga abaturage muri rusange barimo n'urubyiruko nyobora, ibikorwa hari mu midugudu, mu tugari, hari ibikorwa byiza abandi bakwigiraho, bibyihererana aho ngaho mu masibo. Nibegere Peace Media, telefone zirahari zanyu, kuki batabahamagaza? Dufite igikorwa cyiza abandi bakwigiraho, mwadufasha kugisakaza. Nabo ndabibasabye, kandi tuzabafasha natwe nka yusi kubimenyekanisha muri abo baturage, ku buryo muzabona abantu benshi.